Inshuti Nyanshuti. Umuntu aherutse kumbaza ngo inshuti Nyanshuti ko ngiye ninde. Narubwiye ngo inshuti Nyanshuti sobanurwa n'ibintu bitatu. Icyambere ni umuntu kuburanira, ni umuntu kuvuganira mu ruhame kugira ngo atakumwaza, kugira ngo mbese kandi kabone niyo babazi ko ari wowe mu makosa. Akaza kuguhanira hiherereye cyangwa se gukosorera hiherereye. Icya kabiri, inshuti Nyanshuti yawe si umuntu muhorana, si umuntu muhora mugendana buri munsi, si umuntu muhora mukururukana, ahubwo ni umuntu uhaba ahari ku bwawe buri gihe cyose umukenereye. Ni umuntu uboneka igihe cyose, waba mu byago ukamubona, waba mu byiza ukamubona, mbese ni umuntu uhora ahari ku bwawe. Icya gatatu, inshuti Nyanshuti yawe ni umuntu ukwishimira igihe uteye intambwe, ni umuntu wishimira intsinzi yawe igihe uteye intambwe, si umuntu ukugira ishyari igihe ubona umurenzi. Niba ufite umuntu nk'uyu mu buzima bwawe, umugumeho, umugumane, ntagucike. Ntabwo ari abantu benshi tugira hano muri iyi si bameze gutyo. Iyi ari Mpenzi TV, njye na Mpenzi Dozi, naho utaha.